Nadine arishimira ko ubuzima bw'umwana we busigaye bumeze neza bikesha kongera ibikomoka ku matungo mu mafunguro ye. Hagati aho Kwashyaka babyukiye mu mpaka zitewe n'iki? Kurikira urunana. Siwe mbaza Devo, nk'umuramukazi wamubujije kuzinduka yigira mu kazi umuzana hano kubera iki? Habaye iki? Ariko nta kibazo mfite Shyaka. Oya nta mpamvu yo kugutesha umwanya rwose kubera ubwoba bwe budafite ishingiranye. Ariko simbabazi. Ubu murapfa iki mwese koko? Nuko twarayanye. Nageze ubwo numva nasiga Shyaka mu cyumba nkajya kurarana na Linda. Kubera kudashaka kuntega amatwi ngo numve impungenge zanjye. Anye. Karame. Umuntu akekera undi ngese atamubonyeho koko. Uriya musore n'umwana mwiza. Yararezwe rwose. Umuntu wamundangiye aramuzi neza rwose azi niwabo mu rugo. Ukumva kuba bamuzi bihagije rero. Ikindanye. Rwose uriya muhungu n'umwana uzakazi pe. Akora vuba, agateka neza, akagira n'isuku rwose. Ibyo byose ni nta makemwa kuko nageze mu gikoni cyanjye ntangazwa n'isuku ihari. Ibintu byose biri ku murongo kandi ananateka neza nkuko Shyaka bivuze. None urashaka kumwirukanira ubusa gusa? Si ubusa nyumva sheri. Anye. Karame. Nakubwiye impungenge zawe nawe mfasha musaza wawe. Kose kandi wusetse iki? Nsetse ukuntu rwose wowe n'umugore wawe mwampinduye umucamanza buri wese avuga ibye n'undi avuga ibye. Dukize rwose ntacyo tumvise. Ndabizi rwose ko mumaze igihe mushaka umukozi mwaramubuze. Mwamubonye mumukeneye kandi rwose atangiye akazi neza ndetse murabibona ko akora neza Shyaka. Arakora neza cyane rwose anye. Nk'ubu saa 11 yari yabyutse. Bugiye gucyamisha imyenda yose itindikiye ahangaha mu nzu. Ariko rero Shyaka unyemerere n'ikigikire Devota rwose. Gutese. Kuko nanjye ari nge sinafata umwana w'umukobwa ugiye kugira imyaka 9 nka Linda ngo maze musigire umukozi w'umusore pe. Yamugira atariko. Ariko Shyaka ni wowe uvuga ngo yamugira ate? Birashoboka ko ari umwana ufite uburere nkuko wabivuze. Unashoboye gukora neza akazi. Akora neza rwose. Ariko ndakubwiza ukuri ko icyari kigeragezo twatumushyizeho sheri. Uvuze ukuri Devo. Uburera abahungu bose mubagize inkozi z'ibibi birarangiye. Simbuze ko ari baba ari Linda rwose n'umwana wacu tugomba kumurinda Shyaka. Tugomba kumurinda uko dushoboye. Nta mpamvu yo kumusigira umuntu ushobora kumuteza ikibazo tubireba. Nibyo koko umuhungu yakoraga akazi ke neza. Ariko nshyigikiye Devota pe. Mumureka agende mukomeze mushakisha undi mukozi w'umukobwa. Uravugisha ukuri ni wa mwana wawe Nadi? Niwe Dona. Nukuri ufite umwana mwiza Nadi. Arasa neza, yarakuze Yesu we. Namuherukaga akiri muto kandi ananutse cyane. Yewe Dona, byose ni ukubera mwarimu umugisha pe. Wavuze ko ari ukubera Imana Nadi. Yewe ni Imana ariko yaragukoresheje nyine. Nge n'umwana wanjye uradukamira tunywa amata buri munsi. Yo ndemezo mwiza nukuri uteye ubwuzu. Ntawamenya ko ari wa mwana wigeze kurwara indwara ziterwa n'imirire mibi. Wabibwirwa n'iki se Dona? Yega nta kintu cyatumye arwara indwara ziterwa n'imirire mibi nuko ntamuboneraga indyo yuzuye. Ukomereza aho rero akomeza kure neza wumvise Nadi. Sinareka ku neza ungirira ngo ndangarane umwana wanjye mugi. Ayo mata mu nkamiranda yamuha rwose. Nkanakora uko nshoboye nyine nkamubonera indyo irimo nyine n'ibikomoka ku matungo nyine bya buri munsi. Ntako kajerekani njye kukuzanira amata Nadi. Ndemezo gwino twijyanire. Ndabizi ko ukunda abana kubidona. Uramenye ntutinde kugaruka ngo dukomeze akazi ye. Iryo kosa sinarikora papa Samwe. Niko Nadi. Ndakumva mugi. Ubwo watewe n'iki kuza hano wambaye ubwo bujipo butagukwiriye koko? Sinimira mugi. Maze niyo jipo ndende ngira. Yewe Yesu we. Iyo ubonireshye iryo se nibura ukarenzaho igitenge. Umubyeyi koko. Ntasoni. Nukuri mugi. Nge sinkunda gukenyera ibitenge rwose. Kandi iyi jipo yanjye irankwiriye rwose. Umva rero nkubwire Nadine. Umva nkubwire utega amatwi nkubwire. Ndakumva. Jya umenya aho ugiye. Nujya kuza hano iwanjye wambare wikwije we kuza hano wambaye ubwo bujipo bw'ubuce bukwambika ubusa. Wumvise? Utazava aho unyanduriza abana. Mbando z'iki se koko? Kwambara impenure. Urabizi ko mfite abana b'abakobwa. Ndabizi. Bashobora kukubona rero bakagira ngo ni ibigezweho nabo bakabyambara. Ariko mwagiye mwiyubaha koko. Mujye mwiyubaha rwose. Mumenye ko mukuze. Nukuri mu mbabare sinanizi ko ndibubasanga hano rwose mugi. Sinibukaga ko bari mu biruhuko. Umva nkubwire. Naba mpari, naba ntahari. Ntuzangarukire mu rugo wambaye impenure. Wumvise Nadi?
humura sinakurakariye sheri wanjye ahubwo nishimiye ko mfite umugore uzi kubungabunga ubuzima bw'abagize umuryango we. guteze nabitekereje nsanga uri mukuri Devo. nanitegereje Linda rwose mbona amaze kubaga kumida. Kubw'ibyo rero warebye kure rwose nta mpamvu yo kumutegeza ibyonyi twikururiye. titirere ko mpamagaye nibyo mwitabe nta kibazo. alo mwaramutse neza Devo. mwaramutseho waba wamenye ibyabaye kuri Jackie se? oya da Jackie se byamugendekeye bite? ngo yarayatawe muri yombi azira guhohotera umwana. ngo iki? ni ukuri wari mu maboko y'urwego rushinzwe iperereza. Nyagasani we ndumiwe ni ukuri. ngo bamuguye gituma aryamanye n'akana k'agasore kataruzuza imyaka y'ubukure. awe uzi kuvuza utyo ngasesura umeze atitire ni ishyano gusa nta kindi. ndumva ntazi ukuntu akazi k'uyu munsi kari bukorwe no kuri Devo. mfite isoni zo guhagarara imbere y'abaturage bazi ko umuganga wacu yafatiwe muri ayo makosa. njye simbyizeye titire Jackie oya we no ntiyatinyuka gukora ikosa rimeze rityo wasanga bamubeshyera. nanjye sindabyumva. urabizi reka nze nako ndaje nshakisha amakuru umenya aho kuri guherereye. kandi jemi byanjye kandi jemi byanjye ngemezo we uri mu biki mama do. ariko serufo umukino uri gukina n'uyu mwana wanjye n'umukino nyabaki ahubwo se we bingiye umwana ari gukinisha ubuza aho yabivanye. simpazi ariko yarabikinisha kandi bigatuma yishima. sinumva impamvu umuntu mukuru nkawe byongeyeho umuyobozi uzi wanjye kundiriza umwana. naje iwawe kukuririza umwana nyine sinsanze arira se usomye utamubabaje kandi arimo muhora mutubwira gufata abana neza. reba ko atakwisha inyuma yanjye kubera ko wamuhungabanyije. ikosa ryo guhungabanya umwana sinarikora na di. umva ye ariko nanone sinamusanga mu makosa ngo mwihorere. umwana wanjye ko umusaza akinira ku muryango iwabo amakosa yakoze nayahe. niba ayo macupa ya plastique washakaga yajyane rufo yajyane. ariko sinarinzi ko abantu nkamwe b'abagabo bakinisha ibikinisho nk'iby'abana. Nadine umva icyambere umwana wawe yirirwa azerera mu mudugudu hamwe n'abandi bana bafite ababyeyi batabitaho nkawe. ngo njye sinita ku mwana wanjye rufo nikuvuze uretse kubura na se nyine. ayo macupa uvuga mwambuye uza aho yayavanye aho twashyize ikusanyirizo ry'ibikoresho bikoreshwa rimwe bikajugunywa. urumva yewe se narimbizi pe ni ukuri muyobo ntabwo narimbizi. turakora uko dushoboye ngo tubungabunge ibidukikije tugategura aho gushyira imyanda abana nabo bakaza bakongera bakayivanamo bakayikwirakwiza mu mudugudu. yewe muyobo rwose ibyo byo ni amakosa pe. ikindi ayo macupa abana bajya gutoragura mu yindi myanda ashobora kubakomeretsa cyangwa akabatera izindi ndwara zikomoka ku mwanda. urumva ikindi kandi ayo macupa haba harimo ibinyobwa byasigayemo bakirwa babinywa bishobora kubangiza bikabatera indwara. nuko biba bimeze se ko none urumva atari ikibazo? ni ikibazo gikomeye rwose. ndemeze umwana wanjye kuko unywa ibisigazwa byasizwe n'abantu utazi koko. simba nazinutse ngushyigishira igikoma kirimo amata. ibyo si ubwira umwana byitayeho. icyo ugomba gukora kugira ngo umurinde kwirirwa azerera anatoragura ibyo abonye byose ni uko ugomba kumushyira mu ishuri. ariko Nadine ndakumva ubundi kuki uyu mwana atajya mu rugo mbonezamikurire nk'abandi bana bo muri uyu mudugudu? nyine rwose muyo urebye nako ni ukuri pe sinabitekereje ariko ubutaha ni ukuri. umva Nadine ndakumva ugomba kujya ujya ku kazi uzi neza ko umwana wamusize ahantu hafite umutekano. kujyana umwana mu rugo mbonezamikurire byamufasha kutirirwa azerera mu mudugudu ajagajaga mu bimoteri n'ahandi hantu hatari umutekano. ibi ntabwo byumvikana rwose. buri uriya mukobwa yaje ku kazi cyangwa yaje muri defile de mode? ndabizi se ko mbona amarakanya agahaguruka akaducaho nk'utatubonye akongera akagaruka akicara. ngewe rwose ndumva namusimbukira nkamwakira telefone nubwo atari njye wimuguye. uramenye Steph uramenye mwe muravuga muzi igihe twe tumaze hano njye kuva 2:30 narindi hano. none 5:00 zikugereho ugitegereje. uravuga 5:00? Ego natwe ntabuze nk'isaha ishire duhari. niko muko habaye iki ko mutadufasha kwishyura mitiweli ngo tuve hano? ariko ubwo mwamuzi ko umuntu yaje afite indi mirimo koko agomba gukora. mutubwiye niba mutudekarira cyangwa niba ntabyo mukora. aho ntiwagize ngo twaje kwirirwa tukureba muko twaje gushaka serivisi y'irembo ubundi tukishyura ubwisungane mu kwivuza. nicyo cyatuzinduye rwose. ariko ubwiribuka ko serivisi tuba tuyishyura atari ubuntu. yaba ubuntu bwose yadukeneka gutya. nanjye simbizi rwose. wumva kome asiki ariko se muragira ngo mbigenze niko network yabuze.
iyo network ibuze ntacyo mbashobora gukora kandi I don't have any control on the network muranyumva neza ntacyo nabikora kuko sinjye ugenzura nta soni ugatinyuka ukadutuka mu bifaransa byawe n'ibyongereza nta soni niko wa mukobwa we ibyo ngo neki waka ni ibiki hari ibyo twaje kugusaba twebwe Stefa tuza ntabwo atututse ariko nanone abivuze nabi rwose abivuze mu buryo butari bwo ibyo avuga ngo ni network ndabizi ni impuzanzira nyine mu itumanaho yabuze ariko rero si uko yagomba kubitubwira muritonda mutegereze nk'uko nanjye ntegereje kuba network yabuze si amakosa yanjye nibyo koko si amakosa yawe ariko hari ibyo ugomba gukora rwose nk'umuntu utanga serivisi muko ubwo se urumva ibyo utubwira ari byo agomba kwikosora rwose niba ikibazo kibaye ubimenyesha abakiriya bagutegereje kuko abantu bari ahangaha ku murongo rwose bakubona usohoka wongera ugaruka ubundi ukareba muri telefone yawe ntibamenye ikibazo gihari utakibabwiye ariko murabyumva ko kuva yabuze ntacyo nabafasha ntacyo wakora utayifite koko nibyo ariko ntibibuze bimenyesha abantu ushoboye gutegereza ategereze utabishoboye ajye mu zindi gahunda ze hagaruke nyuma cyangwa se azagaruke n'undi munsi wisubireho pe ntugire icyo kibazo jya ubimenyesha abakiriya ikindi wijye kwakira bakugana neza rwose cyane ko muri twebwe harimo abakomeye utagira ngo rwose dusome mvaho tuyicuritse muko reka ndabikubwiye njyewe ndi mukuru kuri wowe njyewe ndi enjeniyeri bushombe hano muri Vianney Vizo Veni papa Obama na Kirere twigendere Stefa twigendere rwose urakoze bushobe ubwo umubwiye wenda araza kwikosora oya yikosore rwose ubundi se tumenyesheje hari uwamurenganyiriza ko yagize icyo kibazo koko ninde se se wembwira Jackie harya mumbwiye ngo iki mubwiye ko hari abantu baje kukureba ni bande se ni titireri Devota na Shyaka nta muntu n'umwe nshaka kubonana nawe rwose genda ubabwire bitahire kari uburenganzira bwawe se nta kibazo afande uretse kugenda gato hari icyo nshaka kukwisabira urashaka iki ni ukuri meze nabi pe hariya ndi hari umubyigano ukomeye nakurebye ndashaka ko mumfasha pe ko ngufasha iki nyine nawe urabizi icyo bamfatiye kirakomeye cyane ku buryo kukirokoka rwose ntibyoroshye birakomeye nyine rwose ndashaka ko mumfasha kuva hano kuko ngeze imbere y'ubushinjacyaha byaba birangiye rwose ngo iki afande mumfashije gutorokera hano rwose nahita mbura burundu nta n'uwazabambaza pe ariko uzi ko usetsa urumva watoroka ute waramaze gutabwa muri yombi mva afande mfite musaza wanjye w'umukire cyane kandi ni ukuri yiteguye gutanga amafaranga ayo ari yo yose ku muntu wamfasha gusohoka hano ni ukuri mumfashije kuhava mukanagenda mugasibanganya ibimenyetso byose by'ikirego cyanjye nahita mbura burundu subira muri kasho Jackie afande ko ntacyo munshubije se ni ukuri wakwishyurwa amafaranga menshi cyane ubundi ngahita mbura sinzongere no gukandagira muri Nyarurembo nako mu gihugu hose nabyumvise none se afande muramfasha musaza wanjye naza mubwira ngahe se aya matakirango ya Jackie hari icyo ari bumufashe hagati aho mwumvise ingamba Alphonse afitiye umudugudu we zo kubungabunga ibidukikije aho iwanyu se bo mubikoraho iki naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication ku nkunga ya USAID binyujijwe muri gahunda y'ingobyi activity na Aurora Wihaze mukayikurikira kuri Radio 10 kuwa gatatu no kuwa gatanu saa 11:15 z'umugoroba. Ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho ubutaha. Urunana.